twikomereza rero n'igice cya gatatu ngira ngo nahangaha twagarukiye ubwo uyu mukobwa ngo ni Guniyani yari amaze kwangiza ubukwe bwe, ariko nanone n'uyu Mr Huo agahita aza kuba yamuporopoza imbere y'uwari ugiye kumubera umugabo. Wibuke nawe basaga nkaho bamuciye inyuma, ndetse uyu mukobwa ngo ni Miss Weni yari yamuciye inyuma kuri sheri w'uyu Guniyani. Umusore rero nawe yahise abona yuko agomba gufata umwanzuro akaza kugira ngo bababaze bombi. Barakwereka muri ako kanya uyu musore yaje avuga ati none se uwari sheri wanjye si umuzi si Miss Weni? Ati none se uragira ngo njye kumwinginga kuko njye gukomeza kumwinginga hanyuma y'ibyo yankoreye? Barakwereka muri ako kanya mushiki wuriya musore ngo ni Mr Yani yahise yikanga avuga ati proposal uyu munsi ntabwo bwakabaye ari ubukwe bw'uriya musaza wangira. Ati none dore Mr Huo aje guporopoza umukobwa ukora nk'umunyamasuku muri kampani ye. Ati se ubwo biriya bintu bishoboka bite? Barakwereka muri ako kanya Miss Weni nawe nibwo yahise atangira kuvuga ati none se ubwo Guniyani we, ati ubwo ngubwo ari njye nawe ninde waciye inyuma undi cyangwa se ninde wabanje guca inyuma undi? Ati mu bigaragara nuko usanzwe uziranye n'uwo Mr Huo. Barakwereka uyu Yani yatangiye kubona yuko uyu mukobwa koko hari ikintu ashobora kuba abitse cyangwa se hari ibanga ashobora kuba afite. Abona yuko uyu nguyu uraha cyangwa se uyu musore w'umukire Mr Huo arimo guporopoza aka gakobwa, akibaza atari ko se aka gakobwa ni ibiki bidasanzwe gafite. Barakwereka Guniyani nawe yahise amwiryaho avuga ati none se urarakaye? Ati rwose mu bigaragara nuko bikubabaje kubona yuko bari kunyifuza cyangwa se kubona undi musore ashaka kungira umugore we. Barakwereka umukobwa nawe yahise yitegereza Mr Huo uraho, ariko twabonye uyu musore uraha ngaha Huo we byanyabyo ashobora kuba akunda uyu mukobwa. Uyu mukobwa nawe yahise atangaza ati guhera uyu munsi ati rwose uyu nguyu Mr Huo wamureba ahangaha ni umugabo wanjye. Wibuke ijuru ryabanjirize iri ngiri bari bararanye, ndetse umukobwa hano yahise amukura aramusoma imbere y'abantu bose kugira ngo noneho abyemeze yuko ari umugabo we. Uyu Miss Weni niwe wakabaye ashyingiranwa n'uyu musore uranga ngo ni Mr Huo. Ananje avuga ati we urabizi yuko uwo ngo uri gusoma ari fiance wanjye wa gakobwa we? Ati ngombe nkwigishe isomo. Ataramukozaho intoki ze umusore aho ngaho yahise avayo aramwifatira. Uyu mufashe niwe wakabaye ari sheri we avuga ati wa gakobwa wowe rwose ati nta peti ugiteye, ati ndetse umeze nk'ibiryo biri aho ngaho bajugunyiye imbwa. Barakurika muri ako kanya umukobwa yahise abona umusore wakabaye sheri we ati Huo Chen, ati urakeka urimo gukora ibiki? Ati unyise ibiryo biri aho ngaho by'umwanda gusa. Ati rwose ntabwo wakabaye ukora ibyo ngibyo. Uyu musore ngo ni Mr Huo avuga ati rero witegereze, ati ndetse unarebe neza, ati guhera uyu munsi, ati ndetse no kugeza n'igihe cyose, ati rwose Guniyani ni umugore wanjye, ati ndetse nta n'umuntu uzigera umuntwara. Umukobwa hano arabyishimiye, ariko numbaze niba atari mu buryo bwo kugira ngo bababaze abari abakunzi babo. Ndetse barakwereka ahangaha Mr Yani nawe agiye kuza ngo yihorere kuri uyu musore. Umukobwa ahita yivamo urushyi avuga ati se urakeka wowe wapfa gukora ku mugabo wanjye byoroshye? Ati rwose umugabo wanjye nk'uko andinda nanjye ni inshingano zanjye kuba namurinda. Ati rero rwose ikigoryi nkawe nta hantu na hamwe gikwiye guhurira n'umugabo wanjye. Ati ndetse nta n'ikintu na kimwe hano ufite cyo kuba wakishyura. Barakwereka umusore muri ako kanya yahise avuga ati mugore wanjye cyangwa se umugore wanjye, ati ahubwo reka twigendere tuve ahangaha, sibwo ubukwe bw'abandi babuhinduye ubwabo cyangwa se ubukwe bwa ubw'undi musore. Uyu musore Mr Huo arabwibye abuhindura ubwe. Barakwereka muri ako kanya umushiki w'uyu nguyu ngo ni Mr Yani yaje kubitambika avuga ati se none kandi murakeka murimo gukora ibiki? Ati murakeka nyuma y'ibibazo byose mwateje ahangaha turi buze kubareka mukagenda? Ati none ibyo twumvise cyangwa se ibyo twamaze kumva bya kontara uriya musore Mr Yani yagombaga kuba yasinya, none ari buze kuyisinya biciye mu zihe nzira kandi ubizi yuko yari nk'impano bagiye kumuha kubera ubukwe bwawe? Umukobwa avuga ati arega ibyo ngibyo mu byibagirwe n'ubundi, iyo ngiyo yari impano yanjye y'ubukwe nasaga nkaho maye uwari ugiye kuba umugabo wanjye. Ati ariko kuva yaranciye inyuma, ati rwose ntabwo izo kontara zigihari, izo deal muzibagirwe. Ati ndetse kunca inyuma yari ameze nk'urimo kwirinda iyo kontara cyangwa se iyo deal.
barakwereka Miss Wayne hirya we yanga n'aka gakobwa kubi cyane ko kamutwariye n'umugabo. Ariko ako gakobwa k'agakene gakora amasuku muri kampani ya Huwa karakeka rwose ibyo kari kuvuga ari nde wakizera. Ati izo miliyoni zirenga 100 cyangwa se ayo mafaranga yose barimo kuvuga ako gakobwa gahuriye hehe nayo. Rwose ibyo bintu karimo kuvuga nibyo kari kubabwira biri aho ngaho gusa mu byibagirwa. Barakwereka muri ako kanya hari undi wahise uza aho ngaho avuga ati rwose iyi ni kontara ivuye kwa Shao ndetse yarayituzaniye ngo tuyiguhe Miss Guniyani we. Barakwereka umukobwa muri ako kanya bari aho bose bahise bumirwa bavuga ati Princess of Jian International cyangwa se Ziyanga ni company yitwa Jiang International. Munyihangane rwose nimwumva bivuga nabi ngira ngo namwe murabizi rwose amazina ya hari ahantu uburyo abavugitse. Rero iyo company yitwa Jiang International ni yababasaza uyu mukobwa uko ari batatu ndetse uyu mukobwa we bamwita Princess. Abangaba bahise bavuga ati se none ibingibi bishoboka bite. Ndetse uyu nguyu Mr. Yani yaje no kumusaba imbabazi akimara kumenya yuko uyu mukobwa abo bagabo batatu ari basaza be cyangwa se abo basore batatu ari basaza be barema namuzaniye niyo kontara kugira ngo uyu musore abe yayisinya nk'impano y'ubukwe. None umukobwa yigiriye ahandi. Uyu yaje gusaba imbabazi umukobwa aranje amubwira ati rero wakererewe rwose iki ntago ari cyo gihe ngo unsabe imbabazi ndetse n'igihe cyo kuba nakubera umugore ubwo cyari cyahashize ibyanjye nawe byarangiye. Barakwereka umukobwa hano yahise areba ku ruhande afata ya kontara bari bagiye gusinya aranje ibipapuro biri aho ngaho ahita abicagagura. Uyu musore bigaragara yuko ari nacyo kintu yarakurikiye ndetse n'ikintu cyo kimushimishije kuba bagiye gukora ubwo bukwe ni impano y'ubukwe yari yarumvise bavuga yuko bazamuha. Barakwereka umukobwa yarabicagaguye mushiki wa Mr. Yani nawe arumirwa. Miss Wayne nawe nuko umusore we byari byamurenze avuga ati aya ngaya yari yo makiriro yanjye gute wakora ibintu nk'ibi ngibi koko. Umukobwa avuga ati intambwe ya mbere rero wateye usanga uwo Miss Wayne yari yo ntambwe ya mbere wateraga uri no guhunga amahirwe y'ubuzima bwawe. Avuga ati se urakeka rwose ibintu iyi ngiyi cyangwa se iyi kontara byoroshye yuko wahica muri ubu buryo bigombe kuba atari ibyanyabyo. Umukobwa avuga ati Yani Jeans byose byari ibi ngibi ndetse buri kimwe cyose ahangaha cyarangiye. Ikindi kandi ibingibi nuze kugira uho ubirenganyiriza ibingibi byose ni wowe wabyikururiye ku giti cyawe nta muntu n'umwe wigeze abigushyiramo. Barakwereka Mr. Huwa yabonye rwose ahangaha bari kumutindira ahita aterura umugore we biciraho ndetse uriya Mr. Yani ari nako bamushota umugeri yikubita hasi avuga ati we amahirwe we yakurangiranye. Umukobwa nawe ati bye rwose reka nigendere. Umukobwa sasa numbaze ngo ibi bintu ari kwakitinga ahangaha ni ibyanyabyo cyangwa se ari kugira gusa ngo ababaze uyu musore Mr. Yani bakundanaga akamuca inyuma. Uriya musore ngo ni Mr. Huwa we turabizi ko byanyabyo akunda uriya mukobwa ukurikije uburyo amwitwaraho. Nyuma yasigaye yitunganya avuga ati gute Guniyani yamishe iri banga iki gihe cyose se undi gute yaba afite aho ahuriye n'iyi kontara cyangwa se n'iyi diru narindimo izanyikitsa kuri miliyari. Ibi ngibi ntabwo byumva. Rwose kari agakobwa kagombe kuba kari guteka imitwe. Cyangwa ibi byose uriya Huwa Cheni yarasanzwe abizi hari ikintu bari bapanze. Barakwereka Miss Wayne nawe ibye byamurangiriyeho. Umusore yagakurikiye nawe akibonye ndetse na mushiki w'uyu musore ngo ni Mr. Yani yaje ahangaha bombi baraho bamubwiye ati ariko urakeka uriya mukobwa ngo ni Guniyani akangaka atari agakino adukinnye. Gute uriya mukobwa w'umukene nk'uriya yaba afite naho ahuriye n'izo kontara. Ndetse reba ahangaha sinyatire iriho nago ari iye nyayo. Ndetse ibintu bazanye ahangaha nakashi nimwe yaririho. Ubundi wakizera ute ko ibi byandiko atari abantu yahaye akazi ngo babihimbe ndetse babizanye ahangaha babihe. Barakwereka uyu Mr. Yani yari yitegereje ndetse na mushiki we avuga ati cyane rwose niko bimeze. Kari agakobwa ntabwo tugomba kuba twakizera. Ndetse niko kari inyuma y'ibyo byose niko kari inyuma yo kuba bacurishije izo mpapuro mpimbano kugira ngo baze ahangaha baturyaye. Bivuze ngo n'iki gihe cyose wasanga abantu twavuganaga nabo atari uriya mukobwa. Cyangwa niba ari abanyabo abo twavuganye nabo bo twe tugende tujye kubirebera ku giti cyacu turebe yuko izo kontara cyangwa se izo diru n'ubundi twazikora uriya mukobwa ngo ni Guniyani atabirimo.
ariko ngira ngo mwe mukurike iyi filime mwamaze kubimenya yuko uriya mukobwa niwe mushiki wa bariya basore uko ari batatu. Barakwereka uyu nawe yatangiye kuvuga ati gute kari agakobwa koko kaniga iyi mitego yose simbe nabibonye. Ati bigaragara yuko ibi byose kari karimo kubikora kugira ngo kambabaze. Barakwereka abakobwa hano bakomeje bamujya mu matwi bavuga ati huwo Cheni se urakeka yabasha kurinda uriya mukobwa cyangwa yabasha kumukurinda. Ati ikindi kandi nawe ati rwose bisa nkaho afite cyangwa se wasanga afite ahahuriye n'iyo kontara barimo kuvuga. Ati ubundi gute birangiye kuriya huwo Cheni cyangwa se uriya musore abanye cyangwa se aje hano agaporopoza umukobwa ukora amasuku muri kampani. Ati bisa nkaho rwose ari ikintu bari barakugambaniye igihe kinini. Urebe sasa ngo baratangira gushakira impamvu ahantu zitari. Barakwereka muri ako kanya rwose uyu nguyu Miss Weni yarebye hano kuri telefone ye numvase ngo ni ibiki bidasanzwe abonyeho. Arangije ahita aza kwereka uyu nguyu Mr. Yani amubaza ati se kandi ibyo ngibyo ni ibiki urimo kunyereka. Uyu Miss Weni amubwira ati ejo mu gitondo ati rwose umuyobozi wa Go Family cyangwa se Go Family ubwo ni wa muryango w'abasore batatu ati babavandimwe batatu ati baraza kuza muri Sky Garden ati ejo mu gitondo. Ati ndetse niko amakuru hano agaragaza. Ati rero niba rwose iriya kontara hano twabonye atari ya nyayo ati ngewe ndishoye yuko tugiye tukajya kubareba bara n'ubundi deru yacu yakomeza kuko Guniyani na hano na hamwe ahuriye na bari abasore. Ati wowe nyizera gusa ejo uze kureka tujyeyo. Ati ndetse mfite anko wanjye uri buze kubimfashamo kugira ngo tube twahura nabo. Ati ikindi kandi mfite abantu banjye bakora muri kampani za bariya basore. Ati rero uri kumva yuko biri buze kutworohera kuba twashyika kwa bari abasore. Uyu Mr. Yanitese koko ibyo urimo kumbwira ni ibyanya byo tubikori. Ati cyane rwose. Ati hari uburyo ki twagaruramo ariya mafaranga cyangwa se ziriya dero twari tugiye gukina. Undi avuga ati rero niba ari uko nguko bimeze ati rwose ibyo ngibyo nibiba ati n'ubundi turi buze guhita dukomeza mariage yanjye nawe. Bigaragara yuko abangaba nabo bashaka kuba bakora mariage yabo bombi. Uyu mukobwa ngo ni Miss Weni we akunda uyu musore ariko uyu musore uri ahangaha we ikintu aba akeneye n'ubundi ni amafaranga cyangwa se ni ahantu hari inyungu. Barakwereka muri ako kanya abari ahangaha bavuye kwica ubukwe bw'abandi numbaze niba bari seriye cyangwa ibyo bari barimo byose yari imikino. Bageze hano hanze umukobwa ahita amwishikuza amubwira ati we ikirori cyarangiye cyangwa se show yarangiye. Ati ndetse akira ahangaha amafaranga mwishyure kuba waje rwose ukakitinga neza cyangwa se kuba waje ugakina neza. Umukobwa yise amukubita ikarita iriho amafaranga arangije arigendera. Umukobwa atarajya kure umusore hano yahise amukurura ndetse umukobwa yibaza ati se kandi uyu musore arimo gukora ibiki. Ati sinyeka yuko buri kimwe cyose cyarangiye. Ati ko mbona bisa nkaho wagira ngo we ari seriye. Hako natwe twabibonaga yuko uyu musore ari seriye. Undi amubwira ati none se wari urimo kunkoreshamo hariya imbere kugira ngo wangize uriya wari umukunzi wawe. Ati Misigu ati rwose urabizi neza yuko nagarutse hariya iri joro cyangwa se nagarutse hariya gukina iyo mikino. Umukobwa yisitse avuga ati se kandi ibyo ni ibiki urimo kuvuga. Ati rwose nuze gutuma nkugira nk'umuntu urimo kurengana cyangwa se nkugira nk'umuntu urimo kurenganira ahangaha. Ati ikindi kandi ntabwo ari njyewe wigeze ukubwira ngo ugaruke nawe ibi ngibi wabikoze kugira ngo ubabaze uwari fiance wawe. Ati ndetse nanjye niyo mpamvu nabikoze twese twihuriye ndekura nigendere. Umusore arangije yanga kumurekura sasa. Undi amubwira ati rero njyewe ibyo nakoze hariya ati ndetse no kuba nabwiye buri umwe wese kuriya ati njyewe na n'ubu niko bikimeze. Ati rwose njyewe ibyo nakoze hariya byose narindi seri. Ati se none wowe amagambo yose wagiye uvugira hariya yaraya fake. Ati ko wabwiye buri umwe ko ndi umugabo wawe cyangwa se ko tuzagumana byari ibya fake urashaka gusubira kuriya yani si cyangwa se kuriya musore ngo ni yani. Umukobwa arangije ahita amupfuka ku munwa aravuga ati we aterekera aho ngaho kuba wavuga ibyo bintu gute watinyuka kuvuga yuko ngiye nasubira kuriya musore w'ingigira wankora ibintu nka biriya. Ati rwose ibyo ngibyo nubitekereze nta hantu na hamwe ndi buze kujya. Umukobwa ariko nanone we yarazi ko bose barimo kwihorera ku bakunzi babo. Barakwereka muri ako kanya yahise abaza umusore ati none se ni iki biri buze gusaba ubundi kugira ngo uceceke cyangwa se ureke gukomeza kuvuga ayo magambo. Umusore arangije avuga ati ikintu biri buze gusaba ati rwose mbera umugore cyangwa se nkingirwa. Umukobwa ati oya ibyo kandi byo nibishoboka. Umukobwa hano yashatse sasa gucika ngo yirukange. Umusore arakomeza aramufata ndetse si ibyo gusa yahise hano anamwikorera.
umukobwa agenda avuza induru avuga ati ariko se urakeka ari ibiki urimo gukora? Ati rwose nshyira hasi wa gihungu. Umusore hano arangije avuga ati misigo, ati ugomba kumenya yuko, ati rwose imbere y'abantu hariya twavuze yuko wambereye umugore, ati rero n'ubundi ugomba kunkingirwa, ati nkagufasha kuba wadiringa n'abanzi bawe, ati ndetse nk'uko nabigufashije uyu munsi n'ikindi gihe nkazajya mbigufasha. Umukobwa hano yabitekerejeho arangije avuga ati ariko ubundi uzi ko ibingibi byaba ari byo? Ati n'ubundi bigaragara yuko ibibazo byanjye na bariya bitarangiye, ati rero ndamutse nkingiranwe n'uyu musore yabimfashamo. Barakoreka muri ako kanya bahise bakora umurenge nabyo gutinda, ndetse umukobwa yaje hano afite ikarita igaragaza yuko basezeranye mu mategeko, aza yarangaye abagonze umusore. Umusore hano sasa arangije aramwitegereza ndetse ahita amukurura avuga ati ica ahangaha ubundi tugende. Gute ugenda unyihishe inyuma kandi uri umugore wanjye? Bivuze ngo abangaba mwabaye umugore n'umugabo mu mategeko. Ariko nanone ibyo byose uyu musore cyangwa se uyu mukobwa ureba ahangaha abikoze kugira ngo uyu musore ngo nk'uko uyu munsi yamufashije kuba yakemura ibibazo bye n'abariya, n'ikindi gihe ngo azajye abimufasha. Ntabwo uyu mukobwa abikoze ku by'urukundo. Hano hari ahantu uyu musore yamuzanye, umukobwa arangije amubaza ati se ahangaha unzanye? Ati ni urugo rwacu tugiye kujya tubamo. Umukobwa tukandeka nkisubirira mu rugo. Wagira ngo ntabwo abizi yuko yasezeranye n'undi muntu. Umusore hano sasa arangije aramukurura avuga ati none se ntabwo ushaka kuguma mu rugo rwawe? Ati guhera uyu munsi ugomba kumenya yuko wafashe irindi zina ryanjye cyangwa se wafashe izina ryanjye. Ati rero ntutekereze yuko hari ahantu na hamwe uri buze kuba wajya. Umukobwa avuga ati se kuba dusezeranye bivuze yuko njyewe nawe tugiye kuguma mu nzu imwe? Ati yewe mu bigaragara nuko ibingibi ndi kubyicuza pe. Ati reka duhite duhana divorce kubw'ibi bintu byo gusezerana dukoze. Umusore avuga ati wakererewe, ati ibya divorce muri aka kanya ntago bigikunze. Agakobwa sasa ari kugatwara nkaho ko katazi ibyo kibereyemo. Arangije avuga ati ca ahangaha tugende, ati ibyo ngibyo ntago biri buze kuba. Ndetse ahita amukorora hano aramwiyegereza. Umukobwa ibintu byose hano arimo gukora arasa nkaho akoreshwa n'uyu musore ngo ni Mr. Huwo. Ndetse uyu mukobwa we ntabwo amukunda, twe turabizi, nuko uyu musore gusa ari ibintu byinshi aba yamufashije. Umukobwa sasa hano yaraje amwicaraho atangira kureba umusore uri ahangaha. Ubundi ni uko nguko bigenda bitangira, ukaza gusanga sasa umuntu kumubura bisigaye bikubera ikibazo. Umusore hano we turabizi yuko uyu mukobwa amukunda. Mwibutsa nawe rero utarakanda subscribe kuri iyi channel, nicyo gihe rwose kugira ngo uyikande niba ukunda filime n'izi ngizi. Umukobwa avuga ati wa musore we kandi ukandika nkigendera. Umusore sasa hano aramufata atangira kumwishyura bimwe nawe yamukoraga yasinze, agenda amwihumuriza ahantu hose avuga ati ariko se urabona ibyo ngibyo ari byo twahita tujyamo nyuma yuko rwose dukoze ubukwe cyangwa se nyuma yuko njyewe nawe dusezeranye? Ati ntumbwire yuko ari ibyo urimo gutekereza, numbaze ngo ni ibiki uyu mukobwa arimo kumubwira. Barakoreka muri ako kanya umusore yahise akurayo telefone y'umukobwa ndetse agira ngo bombi bifotore bari kumwe. Ikindi kandi ateruye uyu mukobwa. Umukobwa uri ahangaha ariko afite ubwoba ndetse unamwitegereje ntabwo atekanye kuba yicaye kuri uyu musore ngo ni Mr. Huwo. Umukobwa avuga ati se burya byose wari ukeneye gufata ifoto uragira ngo uyipostinge ugaragaze yuko ndi umugore wawe cyangwa se guhera muri aka kanya uri umugabo? Umusore arangije avuga ati ariko se ubundi wambwira, nambaze ngo nibiki? Abaza uyu mukobwa ati ubundi urumva ari ikihe kibazo kuba njye nawe twashyingiranwe? Ati ubwo urumva n'ibindi bitahita bikurikiraho cyangwa se urumva tutahita dukomeza nyine no kuby'abagabo n'abagore? Umukobwa ati ndekurase. Ati ntuze gutekereza uwo mwanda. Ati mana yanjye, ati uzi ko nibagiwe? Ati rwose ubundi banza unyereke muri iyi nzu icyumba cyanjye ni ikihe cyangwa se njyewe ni hehe nzajya ndara? Wagira ngo ntabwo azi yuko umuntu bari kumwe bamaze gusezerana byemewe n'amategeko. Umusore amubaza ati none se urashaka ubundi kuba wancika cyangwa se ukeneye gucika hano kiriho abantu bazajya barinda kugira ngo utahava? Umukobwa amubwira ati se ninde wakubwiye yuko njyewe nyine kuba nacika? Ati ahubwo ugomba kunyereka icyumba cyanjye nzajya ndaramo cyangwa se ugomba kunyereka aho nzajya ndara. Umusore arangije ahita amusubiza telefone ye, ni nayo yari yakoresheje ari gukora iki? Arimo kwifotora. Bivuze ngo iyo foto yahise ayipostinga ngo bigaragare yuko ari uyu mukobwa byose wabikoze. Barakoreka muri ako kanya umusore bahise bamuhamagara
avuga ati Huo Chen, uyu musore yitwa Mr. Huo, ati gute watinyuka gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ni nyirakuru, ati ukajya gusezerana cyangwa se ukajya gukora umurenge utambwiye cyangwa se utabwiye nyogokuru wawe, ati wa musore gute watinyuka. Tayari bivuze ngo ubwo ngubwo no gutwara umugore we akajya kumwerekana mu miryango. Kandi wibuke uyu mukobwa uri ahangaha ntago bigeze bateretana, ntago bigeze bakundana, bahuye iminsi igera kuri 3, ndetse ibyo bakoze nko gusezerana bari mu buryo bwo kubabaza abo bakundanaga. Ariko tukabona yuko uyu musore we azi uyu mukobwa by'igihe kinini. Barakwereka muri ako kanya umusore hano yatangiye kumuhumuriza, umukobwa avuga ati ntugire ikibazo, ati ngewe ntabwo njya ngira isoni cyangwa se ubwoba, ndetse nta nubwo ndibuze kuba natinya guhura n'abantu bo mu muryango wawe. Umusore ariko yari yabonye yuko umukobwa afite ubwoba, ariko nanone umukobwa hano yihagazeho. Umusore amubwira ati rero nuze kugira ikibazo, ati rwose kuva nagukunze bivuze yuko n'umuryango wanjye uri buze kugukunda, ati rero ntago bakanga umuntu nakunze cyangwa se ntago bakanga umukobwa nakunze, ati ikindi kandi uri mwiza nta mpamvu yuko bakwanga, ati rero ntago ugomba guhangayika. Agakobwa gatekereza ati se gute amenye yuko mpangayitse cyangwa se gute amenye yuko mfite ubwoba. Umukobwa arangije avuga ati se ubundi uri seriye, ati urabizi yuko nari buze kugira ubwoba koko. Barakwereka muri ako kanya bahise bakomeza baragenda, gusa bahise bashyikana none iwabo w'umusore. Ibuka uyu musore aje kumwereka nde nyirakuru, ariko nanone nyirakuru hari undi yari yaramushakiye ariwe uriya Miss Weni, ndetse ariwe ugombaga kuzashyingiranwa n'uyu musore uri ahangaha. Barakurika muri ako kanya umukecuru yagiye kubona, abona umusore azanye akandi gakobwa gato ariko nanone keza. Barakurika muri ako kanya umukobwa agitangira kuba yakisobanura cyangwa se nta kintu aravuga, umukecuru yahise amubwira ati rwose, ati igira hano mu kazana wacu, ati rwose hano ni iwanyu ndetse nawe urisanga. Ati gute rwose wa musore we wagize umukobwa mwiza nk'uyu nguyu, ati ntumanze kumuzana mu muryango hano ngo tumurebe. Umukobwa abona umukecuru uri aho ngaho rwose nta mutima mubi ndetse arashimishije, ati rwose umukobwa nk'uyu nguyu mwiza wakabaye warabanje kumuzana hano tukamureba. Umukobwa avuga ati nyogoko, ati mukuri rwose nawe urihariye cyangwa se ufite umwihariko, ati ndetse mubo nigeze mura nabo bose wowe urasa neza, uri class. Abantu bari class ni babantu rwose ubona yuko biyubashye cyangwa se abantu b'abanyacyubahiro ariko nanone basa neza. Umusore uri ahangaha avuga ati rwose igihe cyose nuko nguko abagaragara, ati ndetse uwo mukobwa afite utugambo turyohereye, ati uze kutwitondera. Barakurika muri ako kanya umukecuru hari icyo yahise akurayo aho ngaho kiri mu kabogisi, gusa nanone kimeze nk'igikomo, arangije ahita cyambika umukobwa uri ahangaha. Avuga ati rwose iki ngiki ntabwo kikiri icyanjye na rimwe, ati rwose ubu ngubu ni wowe ugifite, nawe uzagenda ugihererekanya mu muryango. Ni bya bintu baba bagenda bahererekanya, ariko nanone ahangaha bihabwa abahe, bihabwa abakazana. Undi avuga ati nyogoko, iki kintu ko gihenze cyane gute wakima, ati ntabwo ndibuze kucyemera pe. Umukecuru amubwira ati oya, ati nta mpamvu yuko ugihakana, ati gitware ni icyawe cyangwa se iki gikomo ureba ahangaha, ati ni nk'impano rwose ugomba kuba ufite, ati iyi ngiyi ihabwa umukazana wa mbere winjiye mu muryango cyangwa se umukazana ugiye kubana n'umusore cyangwa se ugiye kubana n'umuhungu uzazungura imitungo y'umuryango. Ati rero twe nta wundi muhungu tugira cyangwa nta wundi mwana tugira, ati rero ubwo n'umukazana tugomba kugira ni umwe, ni wowe, ati ni wowe ugomba kugitwara. Ati ndetse umuhungu wanjye ni umunyamahirwe kuba abonye umukazana, kuba abonye umukobwa mwiza nkawe pe. Umusore avuga ati ariko se nyogoko, aka kanya umukobwa uramubonye koko uhita umenya yuko ari mwiza cyangwa uhita umenya buri kimwe cyose cye, ati uhise umenya imico ye yose, ati rero ubwo ngubwo ntabwo ugomba guhangayikira akabwa kawe, ati kubera uyu munsi kabonye akandi kabwa gatoya bigiye kujya bibana k'agapupe kazajya kabwitaho. Ubwo nyine uyu musore nibwo buryo aganiramo na nyirakuru we, ibyo ngibyo nimuze kubitindaho. Barakurika umukobwa uri ahangaha yatangiye kuvuga ati none se ko numva ibyo bintu bigoye kuba ngiye nawe cyangwa se kuba twembi twaguma ahangaha iri joro. Umukecuru avuga ati rwose ibyo ngibyo mugomba kubikora, ati hejuru kuri rooftop hariho rwose ibyumba byiza cyangwa se hariho icyumba cyiza nabateguriye, ati ntabwo muri buze kunsura ngo murare musubiye ahantu muba cyangwa se murare musubiye mu mujyi. Urusanga rwose umukecuru yaragiye kwiturira ahantu hatuje, ahantu rwose hamuhaye amahoro.
ati rero ntabwo muri buze guhita musubirayo, ati wa mwana wibyemere muri buze kurara ubwo umukobwa impamvu abihakana ni uko rwose baraye mu rugo urumva bagomba kurarana nk'umugabo n'umugore, kandi uyu mukobwa ntabwo abishaka. Wibuke yuko uyu musore ntabwo amukunda, ibintu byose uburyo byabayemo ngira ngo namwe mwabibonye, ariko tayari sasa ahangaha yamugejeje iwabo, biragoye kuba yamucika. Barakwereka muri ako kanya umusore yahise abazanira iki? Yahise abazanira imbuto hano ngo atangire abagaburire. Mwa basore mwe namwe rero mwige kuba mwagaburira abakunzi banyu, ariko nanone mutibagiwe n'ababyeyi banyu. Barakwereka umusore hano yatangiye kuba yatamika umukobwa uri aho ngaho, arangije akorana zimwe mu mbuto ziri aho ngaho ndetse ahereza nyirakuru. Umukecuru nawe rwose avuga ati wa mwana we, ibi ngibi nari mbikumbuye rwose kuba nagaburirwa n'umwuzukuru wanjye. Murabizi namwe iby'abakecuru n'abuzukuru babo. Umukecuru avuga ati rwose uwo nguwo urebaho, ati niwe wenyine inzi, ababyeyi be banze kuba bama undi, ati rero uwo nguwo ubona umufata hano nk'igikomangoma. Umukobwa avuga ati wa musore ubanza rwose warakuze ufashwe neza, cyangwa se warakuze bagufashe neza. Umusore avuga ati cyane rwose niko bimeze, ati mukecuru iteka yamfataga nk'agapupe ke akunda kurusha ibindi byose. Umukobwa uri aha ngaho uvuga ati urumva ukuntu ikintu cy'ikigabo nkawe kiyita agapupe nasonera. Barakwereka muri ako kanya umukecuru yakomeje avuga ati rwose mwembi babiri kubona muri kumwe, ati ni ibintu byiza cyane, ati ndetse guhera ubu ngubu Mr. Huwo agiye kubaho yishimye rwose, agiye kubaho nta kibazo na kimwe afite. Ati ikindi kandi wa mukobwa we, ati hagize ikintu na kimwe cyose ukenera wanyihamagarire, ntago ari ngombwa ngo ubwire uriya Huwo. Ati ikindi kandi aramutse anakubwiye nabi ugomba kuza ukambwira nkakwereka uburyo bahana. Ati uwo nguwo ni njye wamwirereye, nzi n'uburyo ngomba kumuhanamo. Ati rero haramutse yagize ikintu kidasanzwe kiba, ati rwose ujye umbwira. Tangiye kuba yamufata neza ndetse yamufata hano nk'umwana we. Umukobwa avuga ati cyane rwose ndabyumva, ariko nanone arumva biri bezare ukuntu. Avuga ati ikindi kandi ikintu cyose nyogokuru avuze cyangwa se ijambo ryose avuze araririnda. Barakwereka tayari niba barara hano kwa mukecuru ngo bagomba kurarana nyine nk'umugabo n'umugore nibo babimubwiye. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yahise amuha umusego, amubwira ati ngiye rero ngiye gufata igitanda, wowe ugomba kuba warara hasi Huwo. Umusore avuga ati koko hasi ubu ngubu niho ugiye kundaza? Wibuke abangaba ntago bigeze bakundana cyangwa se nta gihe bigeze bamarana. Barakwereka umusore muri ako kanya yahise afata umukobwa, arangije amushyira hasi aho ngaho ku buriri cyangwa se ku gitanda. Ariko nanone umusore turabona isura ye yahindutse, cyangwa se uburyo arimo kurebamo byahindutse. Ntumbaze ngo afite ikihe kibazo. Umusore hano amubwira ati guni yani, ati rwose ndumva nameze neza, ati ndakwinginze mfasha. Umukobwa ati Huwo, ati ufite ikihe kibazo? Ati rwose njyewe ndabona atari wowe urimo kwikoresha, wagira ngo ni ibindi bintu birimo kugukoresha. Ati ubundi ufite ikihe kibazo? Mu bigaragara nuko umusore uri aha ngaha arimo kuzengerera bimwe birenze nuko yaba ameze, aba yasinze. Umukobwa avuga ati rwose ndikumva nameze neza, ati ariko nanone mu bigaragara. Barakwereka umusore hano yahise atangira kwibuka, kumbe nyirakuru abakecuru namwe murabazi n'imiti yabo, baba bafite utuntu bibikiye ndetse bikoreye. Hano hari isosi yigeze guhereza uyu musore ngo ni Huwo, amubwira ati mwana wanjye fata aka gasosi. Ati ndetse hari hashize igihe kinini nabona amahirwe yo kuba nakagutekera cyangwa se yo kuba nakakugaburira. Ati rero akira ahangaha kuri aka gasosi mbere yuko ujya kuryama, ati ndabizi yuko kari buze kukumerera neza. Kumbe mu bigaragara nuko ni isosi uriya mukecuru yahaye uyu mwuzukuru we, hari ibintu yamushyiriyemo. Abakecuru nka bariya uba usanga akeneye umwuzukuruza, rero nta kintu hano waza umubwira. Umukobwa avuga ati rero ibyo waba wafashe byose cyangwa ibyo wanyoye byose, ati ugomba kuba wakikontorora, ugomba kwibuka yuko njyewe ntabwo ibyo bintu rwose uri gutekereza byaba. Ntumbaze ngo ni ibiki arimo gutekereza, ariko namwe muri bakuru ahangaha murabyumva. Umusore yahise avuga ati nta kibazo, ati rwose reka ngende njye gushaka ikindi cyumba ndaramo, ati kubera yuko ndabizi ndaye hano rwose ibintu byaba bibi ndetse kandi cyane. Umusore yaje hano ku muryango, kumbe gufunguraho umukecuru yahafunze. Umukecuru yakomeje avugira inyuma avuga ati se kandi urashaka gufungura ujya hiye? Ati mugombe muvemo aho ngaho mumbwira yuko ngomba kwitegura umwuzukuruza. Ati naho ubundi bitari ibyo ngibyo ntabwo muzigera musohoka muri icyo cyumba murimo.
umukecuru uri ahangaha twumvaga abavugisha neza rwose nk'abana be akunda, ariko nanone ngo akeneye umwuzukuruza cyangwa se akeneye kwagura umuryango. Ati rero bave muri iki cyumba barimo hano ari uko bamuhaye umwuzukuruza. Sasa umusore hano byatangiye kumucanga, bivuze ngo imiti bamuhaye biragoye yuko rwose yaba ari kumwe n'umuntu w'igitsina gore cyangwa se n'umukobwa hano, ngo narangiza yihanganire kuba ataryamana nawe. Ariko nanone umukobwa nawe akamubwira ati urabizi yuko ibintu byacu byirukanse, ati rero ntabwo ari ngombwa yuko uhita wirukanyira ibyo ngibyo. Kandi nanone uyu musore akaba akeneye kuba umwizerwa. Ese wowe ahangaha uri uyu musore cyangwa se uri uyu mukobwa uraha ngo ni Guniyani wakora iki? Barakwereka sasa umusore n'ubundi yabonye naho ari buze guca. Umukobwa aranje amubaza ati none se dukore iki? Ati rwose ngewe niba hari ikintu ushaka yuko nagufasha wambwira. Umusore amubwira ati ntabwo ndi buze gukora ikintu na kimwe udashaka, ati rero reka tujye kuryama. Barakwereka sasa yahise amuzana aho ngaho, umukobwa nawe ubwoba bwaramwishe, yahise amenya yuko tayari uyu musore atagishoboye kuba yakifata cyangwa se kuba yakihagararaho. Umukobwa avuga ati ariko ntabwo nubwo nakubwiye ko nagufasha ntabwo nigeze nkubwira yuko ngewe ndyamana nawe. Umusore aramubwira ati we rekera aho ngaho kuba wapanika cyangwa se tuza. Ati rwose nakubwiye yuko nta kintu na kimwe ndi buze gukora mu gihe utavuze ngo gikore. Sinzi niba abasore nk'aba ngaba bakibaho. Barakwereka umusore yahise aryama hasi aho ngaho, ariko nanone dukurikije imiti avuga yuko nyirakuru yamuhaye, sinzi ko iyo miti waba wayifashe ngo urarane n'umukobwa ntihagire ikintu na kimwe kiba. Barakwereka umusore hano yarabyihanganiye, arangije aryama aho ngaho ku ruhande avuga ati rwose ntugire ikibazo na kimwe, ati ndetse uryame uruhuke nk'uko bisanzwe. Umukobwa avuga ati uyu muntu mwizerera, ese wowe hano wamwizera uri uyu mukobwa? Barakwereka umusore hano yahise yisinzirira ndetse n'umukobwa arangije araryama, ndetse ariko nanone afite amakenga ntabwo yasinzira. Umusore uri ahangaha atarasinzira. Umukobwa sasa hano nawe yatangiye kuba yakorakora umusore w'abandi yisinziriye nka bimwe yajyaga akora igihe yabaga yasinze. Avuga ati rwose uyu musore aranakomeye, ati ndetse bigaragara yuko kuba ndi kumwe nawe atari ikintu kibi pe. Barakwereka ibyaba ngaba ni aho ngaho byarangiriye, ndetse bisa nkaho n'igice cyacu cya gatatu ari aha kirangiriye. Niba rero utarakanda subscribe hano yikande kugira ngo utaza kuba wacikwa n'igice cya kane cya filime yacu. Bye bye, ndabakunda cyane.